igice cya mbere, igice cya gatatu n'igice cya kane. Dufashe abayobozi. Zaburi ijana na cumi n'esheshatu umurongo wa 15, ariko mugemerere duhere ku murongo wa 7 kugira ngo tujye ku murongo wa 15. Mutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe, kuko Uwiteka yakugiriye neza, kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Nzagendera mu maso y'Uwiteka mu isi y'ababaho. Nari nizeye ubwo navugaga nti narababajwe cyane, havuga n'ubwira nti abantu bose ni abanyabyago. Ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwiturikiye. Nzakira igikombe cy'agakiza nambaze izina ry'Uwiteka. Nzahigura Uwiteka umuhigo wanjye, ni koko nzawuhigurira mu maso y'ubwoko bwe bwose. Urupfu rw'abakunzi be n'urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Amen. Reka dusome no muri Zaburi ijana na makumyabiri n'esheshatu. Zaburi ijana na makumyabiri n'esheshatu umurongo waho wa 5 wa 6. Ababibabarira bazasarura bishimye, nubwo umuntu agenda arira asohora imbuto, azagaruka yishima azabira. Amen. Dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 6 tugere ku murongo wa 10. Ijambo ry'Imana agabane n'umwigisha ibyiza byose. Ntimuyobe, Imana ntigurizwa izuba, kuko iby'umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira umubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo umurava, ariko ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura ntitutagwa isari. Nuko rero tugire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera Imana yacu. Nifuje muri uku kwibuka kuri inshuro ya 15 abaririmbyi bacu basezereye, kandi muri iyi ntego mwateguye numvise nshaka kuganira cyane ku kwitegura gutaha. Baratashye, kandi urupfu rw'abo bakunzi be ni urw'igiciro mu maso y'Imana. Niba urupfu rw'abakiranutsi, abakunzi be, abizera Yesu ari urw'igiciro mu maso y'Imana, ikintu cyose cy'igiciro kirifuzwa. Dukwiriye kwifuza urupfu.
niba koko twizera ijambo ry'Imana ko urupfu w'abakunzi be ari urw'igiciro mu maso y'Uwiteka, ikintu cyose cy'igiciro nicyo kintu cyifuzwa. Dukwiriye cyane kwifuza gutaha, kemporti gare ryaducyura ibyo ari byo, ariko dukwiriye kubyifuza kuko kandi tukanabyiteguye. Sivuga ngo ndagapfa sinakwitura, ndanarutinya. Jewe na pasiteri ushobora w'itorero ry'akarere rya nagiye kuvuga rya Ngororero, akiri mu karere ka Ngororero nanjye ndi hano mu karere ka Rubavu na Sharanize, twakoze twarabashije kugura imyanya twari twayitanze, barifuzaga bagira ingorane ntitwagira, ariko cyose nabonye ko imodoka irindutse mu muhanda yadukubise hakurya, idukubita mu muhanda iragaruka itugusha hakurya y'umuhanda, iragaruka ishaka akaboko muri kaburimbo, kandi twese tuvamo. Ariko dore aberaho 10 barataha. Ni ngombwa ko twitegura gutaha kuko tuzasangayo abatubanjirije. Ntabwo ndi bukomeze kuvuga cyane kuri abavuga bari abakunzi kuko barasinziriye, ariko ndashaka guhumuriza twebwe basinziriye, ariko no kongera kubakangurira kuko nanjye nawe ejo tuzataha. Zaburi iyi ngiyi dusomye y'115 ni zaburi irimo ibice bitatu, ariko zaburi Dawidi yari ari gutakira Imana yibwira ngo ugize murumva ko ku murongo wa 7 aravuga ati ndagushimira ko wangije urupfu. Yari mu kaga gakomeye, asaba Imana turinde gupfa, Imana iramurokora, arangije arayishimira. Ariko maze kuyishimira ko yamurokoye, yamukijije urupfu, wari kwakije n'ibirenge bye kugwa no gusitara, ariko asoza umwuka n'ubundi amwemerera urupfu rw'abakunzi ari urw'igiciro cyinshi. Iyo dutewe n'ibyago ntabwo tubwira Imana ngo kaze ngwino n'ibyago n'ibyago, kuko iwacu mu mubiri intege nke zacu, kamere yacu ntabwo twemerera kwakira amakuba. Ariko Bibiliya iravuga ngo amakuba n'ibyago by'abakiranutsi ngo ni bingahe? Byinshi. Ngo kandi Uwiteka akamukiza byose, ngo niyemera ko amagufa y'ubukiranutsi abona. Zaburi iyi ngiyi, zaburi ni indorerwamo 150, uko ari ibice 150, ntabwo ari ibice ahubwo ni zaburi 150, kuko ntigira ibice ahubwo zaburi ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, zaburi 150 ni indorerwamo ushobora kwirebamo muri situwasiyo yose urimo. Ko izi zaburi ni zaburi zanditswe kuva Mose acungura Isirayeli mu Egiputa kugeza igihe bagiye i Babuloni bakagaruka, niho zaburi zanditswe, kandi byatwaye imyaka 900. Rero zaburi ni amateka y'abantu b'Imana bari imbere y'Imana mu bihe bitandukanye. Igitumye dushatse kuvuga zaburi ni ukubakumbuza kwisomera ibyanditswe byera. Zaburi z'izi usanga harimo zaburi z'abarira, ku buryo urira ukareba muri zaburi uhita ubona igisubizo cy'uko hariho abarize imbere yawe. Hari uwanditse ngo ahari ijoro ryararira umuntu agira ati wari ku bwacyo impundu zikaba. Harimo zaburi z'abari ku kiganiro ku kiriyo, harimo zaburi z'abari bishimye, harimo zaburi z'abashumba, harimo zaburi z'ubuzima bw'abatara, harimo zaburi z'ubuzima bw'imfubyi. Niyo mubona cyane kuri zaburi yavuga ngo Uwiteka ni se w'imfubyi, ngo ni umugabo w'abantu. Harimo ubuzima bw'abapfakazi bwiza,
harimo zaburi zivuga ku buzima bw'abatagira shinge. Nta handi amagambo muzayabona muzasanga muri zaburi n'indorerwamo z'ubuzima bw'abantu. Harimo zaburi z'abandi bashima ngo ndashimira Imana yampaye kuba umwana. Ariko harimo na zaburi z'abo bantu imbere yo kuba abandi bavuga ngo yebawe ese amasezerano yawe uzayasohorezaho napfuye. Harimo zaburi z'amaganya. Ubuzima bwa gikristo bwuzuye ibi byose ibyo nabuze. Hari igihe tuba duseka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tuba duseka. Hari igihe tuba duseka. Ariko habaho igihe tuba turirimba. Ntabwo umuntu ahora aririmba, nta n'ubwo umuntu ahora aseka. Hari igihe tuba twunamye. Hari igihe imitima yacu iba yuzuye umwijima w'icuraburindi. Hari igihe amaso yacu aba atonyanga amarira. Nicyo gituma igihe cyose wacamo Imana, niko Pasiteri Mushumba Karekezi yavuze ngo Imana yababwire mu kigo cy'ubu impano ukiri bube ariko uhumure ndi kumwe nawe. Ariko urumva Imana ukomeze. Imana izi kuri gutwara abantu igahita ikongera ikavuga ariko ndi kumwe nawe. Ibana natwe mu bihe bibi ikabana natwe mu bihe byiza. Ni Jehova Imana Elohim igira ikirema ikacyunga ikakirema kikabaho. Kandi wasenga utasenga ikaba ngo ni jyewe ugira ikikora hakiri. Hari abantu basigaye basenga kubera kutamenya ijambo ry'Imana ngo babikuyeho. Tukuyeho ukuraho icyo Imana ishaka. Turatwitse turashimisha urashimiza ibyawe kandi bigomba kubaho kandi Imana igakomeza ikabana natwe. Zaburi izi ngizi iyi dusomye 126 kuko nzabivugaho ejo soza. Ni zaburi y'abantu b'Imana bari mu kaga ariko bari bamaze kugamaho. Nimuyisoma 126 umurongo wa 5 n'uwa 6 nasomye, murasanga ari zaburi y'abantu bari bavuye mu kaga gakomeye. Bari baratakaje igihugu, bari baratakaje urusengero. Abisirayeli bari baragiye i Babuloni. Inzu y'Imana irasamurwa, abandi babagogoramo amaso ba Hezekiya, abatambyi babatwaramo iminyago. Kubera icyo gihe itorero abera Abayisirayeli bari baracumuye. Imana yababwiye mu ijambo ryayo ngo nimunyumvira muzaba muri iki gihugu, ariko nimugoma inkota yawe izabajya. Imana yababwiye mu iki gihugu mbahaye byirukanyemo aya mahanga, ariko umunsi mwagiye mugakora icyaha mugasanga izindi mana mukibagirwa Imana. Mukarongorana n'abapaga, mukarongora abanyamahanga, mukivangana. Icyagatatu, nimumara kubaka amazu mukubaka izabibu mukajya mugahanga mukareka, nzabirukana muri ubu buturo bwanjye. Iyi nzu muhora mushimira Imana nzayibaturamo kandi ikizira kizahagarara hejuru. Icyo gihe biraba Imana iragenda ibabona umunsi byababaye bapfushije abantu. Bamwe bapfuye mu ntambara, abandi bagwa mu rugendo bagiye i Babuloni, abandi bavukira i Babuloni baheruka basi. Kandi icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Icyo gihe babwiraga mu mahanga bati Uwiteka arabakorera ibikomeye, ngo nabo mu mitima bakaba bati Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe tugishe. Uwiteka wajya muri minyago tugana tumere n'imigezi y'intege baracuramo ababi babari bazasarura benshi. N'umuntu agenda arira asohoye imbuto
ubuzima bw'abera bugereranywa n'igishushanyo cy'umuhinzi usohoka imbuto akayinyura ariko agategereza umusaruro. Twasomye mu Magalatiya bihuta kuko tuzabisoza basezera maze iminsi ibaza ntabwo ntapfuye nakubiswe n'abantu mbese bamutiye bamuta amashobora ntabwo haba abantu bagira umubyaye nakoze impanuka kenshi narwanye gusoza amuta inkota hano mu ifere icyo atayiteye narwaye macinya narwara pe dadi yararuhu kandi nta bitabo byari hafi kugira ngo bazageze aho najya kwa muganga amazi yari yashize mpura n'umusaza azibana yitwa Rwamaceri avuga iti imfura ni ubuzima abarajya kuvuta haragira bati uyu mwana amazi agaruka imfura n'ibyamuvuga kandi babimaye batsina baho. Ubuzima busa n'umuntu usohora imbuto akayibiba kandi yamara kuyibiba agategereza kuzabona umusaruro mwinshi. Twasubira mu Magalatiya aravuga ngo uwigishwa ijambo ry'Imana agabane n'umwigisha ibyiza byo mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo muhe agaciro tuvuga muri iyi minsi abantu bararakaye Imana babivuga uko bashaka ariko n'ubu ukuntu Imana idakira. Uwigisha ijambo ry'Imana nanjye uwigisha ijambo rya ngo tugabane ibyiza buri muntu wese abona umugabane bibigishe ariko nanjye tubisabe. Hari abantu baba bazi kwigisha abandi batigisha bakibuka abera batashye batitegura usoni cyane n'umuhango n'umugenzi. Uwigishwa ijambo ry'Imana agabane n'umwigisha byiza muri bo kuki harabaho kuko demokirisi Imana ntidegurizwa gusoma kandi icyo umuntu abiba ngo nicyo azasarura ubugingo buhoraho. Ni mwumva rero urugendo rw'ubuzima bwa Kristo ukuntu rusa n'imbuto. Hepfo hakavuga aya magambo kugira ngo turare tuzirikanye dutekerezaho twemye. Haravuga ngo nuko rero twe gucogora gukora neza. Kuko igihe nigisohora tuzasarura ariko nitutagwa isari. Tugirire bose neza uko tubonye umuryo ariko cyane cyane aba mu nzu y'abizera. Ubuzima bwacu bwa Kristo bugereranywa cyane n'ibi bintu byitwa kubiba no gusarura. Tubivuga abana bacu bavukiye hano mu Rwanda batazi no guhinga ntabwo bari bubyumve. Ndagerageza kubisoma kandi ndababaza kuko turi ku rupfu rw'abakunzi bo ntibagipfa ntibakibabara barasinziriye kandi bararuhutse ariko niba barabibiye no kubona umusaruro no kubiba habamo agahinda kenshi. Zaburi yavuze ngo nubwo umuntu asohora imbuto kandi akayisohora ngo agende narahinze guhinga biba mu gihe cyane. Igihe cyo guhinga urababarira nibagurisha hari ikimana n'abagore n'umutima wawe. Ntabwo umuntu ajya gutera imbuto, umuntu atera imbuto igihe cyo gutera. Iyo bitera igihe kitari cyo gutera kandi igihe cyo gusarura nacyo ntabwo ari cyo gihe cyo guhinga. Buri
bantu bahinze igihe cyo guhinga no kubibuka kigera ari mu nzara yabeshyaje ababizi baravuga tunafita hari igihe abana baba ngo mama ndashonje papa ndashonje ukanywa ngo iyi mbuto izabatunga mu gihe kiri imbere ntabwo muri burye ahubwo ndabihawe ugasohoka n'imbuto mu rugo ntacyo ugasohoka n'imbuto utazi uko bizagenda ukajya kwihamba kandi mu nkono ntacyo kubiba imbuto mu gihe kiri ni nko gukura ibyo kurya ukanwa k'umwana w'inzara nicyo gituma kubiba iteka ryose babiba barira kandi hagati yo kubiba imbuto narahinze rwose n'ubundi cyane gito yari abakarame nayigaga amateke nayigaga ariko Imana aragwara none nziza i Kigali wowe ufite isambu uhingamo i Kigali uhinga hano mu Bwonko namagana amateka zanjye none ubu rwaye ubwonko hari uwamaze gukunda nanone sisitemu z'amata ariko nabibanda mu murimo w'Imana amata yaba hari cyangwa adahari ababiba barira azasarurana ibyishimo kubiba uhinga utera imbuto umuntu ayitera ntayihari ni nayo mpamvu umuntu agenda wiba imbuto ariko iyi mbuto koko ese iki kintu kizera noneho uko ugenda ubiba ubiburira ndaza kugaruka ngo ariko ukazasarura wishimye nubwo wasohokanye imbuto urira wari ku gihe cyo kuzana imiba azaba ari ibitwenge ntabwo umuntu ajya yishima atabawe imbuto z'ineza ariko ibiba ku manywa ikigoroba bibwira koze aho nashakaga nawe abantu b'abana mu gakiza ndetse n'abana twibyariye bakiri bato bari aha bibwira ko iyo umuntu akoreye Imana mu kanya ahita abona ingororano hari no mpamvu ubona amaganya yacu gufata Imana nakoreye n'ibi n'itu ese izi nizo ngororano z'abakiranutsi hangare ngorora Imana mfakare hangare ngorora Imana mfushe ntiramukeneye kwiba abandi bibi jewe mumeze namwe mbe mukora imyaka n'imyaka kubera jewe nanze gukirana none abanyabyaha bakubona barabyibushye amaso yavuye umutwe nawe ugire ibihano n'ibyaha ntasaha none rishimisha umutima wawe rekada hagati yo kubiba n'umusaruro hagati yo kubiba n'umusaruro harimo iki harimo igihe kandi icyo gihe kiri hagati yo kubiba imbuturira no kuzasarura wishimye icyo gihe cyagirwa n'Imana iyo umaze gutera imbuto yawe ikintu ugenzura no kumenya ko hari imbuto nziza ariko ibindi bikorwa nayo hari ushobora kuzabona umusaruro uzaboneka Imana nijye igihe cyo kuzaguha umusaruro ariko hagati aho hari icyo usaba n'ijambo ry'umugoroba urasaba gutegereza narabibye ndategereje kuzabona umusaruro kandi hari abari imbuto zerera igihe kigufi ariko hari n'abari imbuto zerera igihe kirekire hari abantu babiba za none zo kubera baziteye intuburamusaruro gusigaye dutera n'intama kubera n'ibintu bitari orijinale abantu basigaye muri inkoko kera inkoko yateraga imeze neza none iyi nkoko bayitera urushinge tubasezeranye tukarisara ibyumweru bitatu abantu barashaka kujya mu ijuru batababaye barashaka baribwira ko ubugingo buhora nk'amagi ya pondeze ntabwo ari mu gitabo cy'umubwiriza usanga iki gutegereza
twigana n'umukobwa w'umunyakenya yari mwiza cyane uvuga mwiza akaba yaracubitse agize n'amahirwe agacubika parike ku muyobozi wa kaminuza noneho yaracubitse udusura tugasohoka tukajya kumureba bakagenda bahamya umukarateri afite ameza magari akabaza nicaye n'ibindi twarabasanze rero ntabwo bamukaha umukarateri kuko ntabwo bashobora kugera aho abakobwa bahita babifite domu yacu y'abagabo na domu y'abakobwa bagariya turabona abasore bakagenda umusore agenda baganira byarigishije gutegereza umwaka w'akatari kugeza abakobwa ugatiriye ko bagipaka ugatiriye babaye impano bose bari abasore batandatu bamushaka bamukunda sinzi icyo mwari yari cyacogoje kintu ibyo ngibyo muzabona nk'iki noneho bakabona kandi ntabwo kiga mu ishuri ryacu rya bibiliya kandi aho kari gatuye mu ishuri rya bibiliya muri supermarket yari hano nako kabona abasore barasohoze nako kagasohoza baragenda bakicara kuri ayo meza ndakitira kamere bakabaho nta maso y'abemeza bose barashaka kugenda maze bose babuze filimi tutagicaye ngo tugiye kurya tukibuka tujya kuri goro twese tugiye kurya kandi ahubwo bakicara kabona uko bagiye igihe rero ntabwo umwari ntabwo kari kariza burya rero kubana n'umuntu cyane arushaho kumukunda cyane uko umubwira amagambo uko utera n'urukundo ikindi gihe baramuka nawe bamara kugenda hasi igihe cyarageze uwitwa giciro bavuga nubwo mwese muri abalisansiye igihe nawe sonoki kandi aho muri kugaruka wamuke byarigishije ikintu kimwe yego bategereje imana ahubwo kwarisha imana yababiciye urasabwa gutegereza kwabumva bitanga imbaraga zo guhagarara neza ku maguru icyo nkeneye cyose simera ko ariko nimwumve kure ariko ku munsi mukuru haleluya ariko ku munsi mukuru yagira ubwirikiro bazabona iziki uzabona uzayibona utaguwisari nawe muwisari ugashobora gukora ibyiza ugororano nta bisabwa ni ngombwa ko dutegereza ubuzima bwacu nk'uko umurinzi ategerezanya amatsiko imvura n'izuba ry'umutuku niko dukwiye iteka ryose guhora turabakira muri bane batashye uracyakora neza uracyakwiza umutima uracyibuka gusanga ubufura bwawe uracyibuka kuba bari mu banyabyaha uracyuba kandi ntabwo ni inyungu z'izuba icyumba kizasara umbwira muri kamere yashaka kwishimisha muri uwo bizasaba ariko ubu yishisha ukabona azasaba urubyiruko umusore w'ubuyobozi bwawe bwafashe gusenga uw'imana tugufashe yacunguye yananiwe ntunganyane maze imana ushobora gukora neza bariya barakoze baruhutse natwe dukomeze gukora kugira ngo ibintu tuzasanga Simana
tutakunya maziwa mbinguni sote. Oh Yesu atatupanguza machozi, hakutakuwa tena kifo mbinguni, tutaishi na Bwana milele. Mapasta tutawaona tuliokosa, tutawaona waimbaji wenzetu mbinguni. Nakushima Yesu, nakushima
ibihumura neza manukato barabaza ngo ibi ni ibiki rwabana n'igisenyi bari kumwimba noneho twicaye bari gukina kadame bari bavuye mu masengesho noneho madamu arambaza ngo mbese ngo abana bagiye ndamubwira ese ntabwo wabonye abahungu babiri basa abo umwe yagiye Imana ishimwe tuzamusangayo n'agashishi tuzamusangayo haleluya n'abandi bose baturangije tuzamusangayo umushumba w'itorero rya Rega yageze hano bigere kuma amasengesho yabe bajya tunira ibitavugwa imiriho bakavuga abantu bari mu gikari nta matiku bagira abantu bari mu gikari bihanganira imirimo bakihanganira imibabaro ariko bakiri hano hanze ese abantu barayumvise yego ejo bundi murabizi ko itorero ryacu ryari rifite ikigeragezo cyitwa Gisozi ejo bundi rero umukozi batanga itangazo mu rusengero umutima w'Imana ukunda n'ikitwa pastor Now,
bitwa ba mugabo agenda ndamubona mumanukana ku rusengero hari ibyo mushoboye bashobora namwe pastor hari ibindi mudashoboye rero mudashoboye bashaka kubyibwira Yesu ibyo mushoboye uzabidufasha n'ibyo mudashoboye uzabibwira Imana ngo mujyane ku rusengero mbere pastor mbere n'abana ko banyara n'atero pastor urabona ko ingoro ikibazo yagize nitomo mujyana bakansa aho kansirikire yongera garuka ku murongo mugejeje aho bakansa yo kicwa n'inzara numvise ari iryaha inzara yarangiye nihamagara ngira ngo napfuye unagira ngo inzara iroroshye mwebwe ndaza ndi Nyabugogo umugore afata ikibiriti aratwika ibintu byose afata amatora afata umuhoro akoramo imisego ine rangije aratwika utuntu twose aratwika ansigira Bibiliya yanjye na ajenda byonyine sigarana imyenda nari nambaye uwo munsi cy'umutima w'Imana ukunze n'ikikoze ukundi nagenza abakunzi banjye ngukuye kutari kubagerageza niko Bibiliya ivuga muri Yeremiya ukundi nabagenza ngukuye mbese ndagira nde niki nakora niki uko Imana yakugenje itonda udaduka Imana ntuzi cyabiteye ntabwo turimo twibuka bapfuye kugira ngo duterekere ko niduterekera ahubwo turimo turabwira Imana ngo ibyo wakoze n'ibyo uzakora wongere ushimwe nuko tumeze nuko twasarangutse tuvuga Imana rurema yo kabyara naje sanga umwotsi mu nzu sanga udutwi tw'inoti sanga ibintu byakaze shatse umugore ndamubura nawe yahise atorongera arirukanka agiye agwa no mu gituwarete cyuzuye ahantu iriya shashe kiriya gishashe cy'imodoka nacyo kiramwobora hano yirukanka n'ubusebe n'ibisazi ko mwabagabo mu bundi ninde wabaruse ninde waberetse ko abagore bacu twashatse ari babi iminsi niyo itugiriye abantu nabi iminsi niyo idusengeye ariko abantu twashatse twarabakundaga mwongere mubwire Imana muti Uwiteka utwigarurire utugarurire ibihe byacu bimere nk'ibihe bya mbere mwabagabo mwe nta soni niki cyadutera kwimura Imana nasomye amagambo Zekariya yavuze aravuga ngo wanyiciye abantu Uwiteka azabikwiture hari abantu Imana izitura ibintu bakoze byaba byiza cyane ibintu igitabo cy'ibyashoboye kiravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwanya nibamara baruhuka imiruho yabo kuko imirimo yabo myiza ijyanye nabo bakurikiye icyo umutima w'Imana ukunze n'ikikora ubuzima burahagarara ndacana n'ikino nibaza icyo gukora kidakibura umugore ariruka amarandi mezi 6 nanjye numva ndasazemo nkajya nkora na t-shirt nambaraga nkayimesa nijoro nkajya mu rusengero ngakunda kuza mu nzu y'Imana bigeragezo byanyoherezaga mu nzu y'Imana mwirinda iyo wahuye n'ibyaha ugabanya inshuti iyo wahuye n'amakuba ugabanya inshuti iyo wahuye n'ibigeragezo ugabanya inshuti kuko iyo ufite inshuti nyinshi mwivamo nazo zikamutanga usigarana nkeya cyangwa ukanazireka ugasigara uri nyamwigenda wowe n'Imana iyo Imana ikugarutseho abantu barizana si ngombwa kubashaka Imana imbere Imana ubuzima buranga haciye iminsi nyuma y'umwaka umwe n'amezi 2 numva telefone yanjye irasomye isonera mu kuvunja iwajya mu rugo ndebye mbona niwe abiriwe ubwo twaraje ese ko ndiye kuko abantu bameze n'umuntu urwaye wanzanye muturere nk'ibyo kwa muganga nindaje kuze hari kuwakana mfite Bibiliya na agenda niyemeye ngo ndizabakoze Imana ngiye mu rugo w'Imana ngo ndagiye watubona tugenda ntawamenya karibu ubuza karibu umubona abantu bahagaze hano ukabona korari wowe iri hano ibira n'umuzika wadukoreye ibikomeye ukabona mwitwa ngo bandajya na source mbuga ngari ukabona karibu turenga n'imibabaro yacu tugakorera Imana turenga n'ibyago tugakorera Imana turenga n'inzara tugakorera Imana turenga n'abatuvuga tugahagarara turenga n'amatiku tugahagarara turenga n'intambara tugahagarara twasanze turwaye tutarabyitegereje na kristo kabirenya tugahagarara turenga ibintu byinshi tugahagarara ngiyo
nari mfite bibiliya gutya mituweli irimo indani, ndamuramutsa yicaye yarabaye igikara, akanura ukagira ngo ni agashwiriri, ibintu byarakomeye. Namureba nkavuga ni Korodina wanjye iminsi ukamurabona Imana itanze izuba, mukabona igicu kiriwe kimeze neza, mukagira ngo ejo niko bizaba biri. Uzi ubwenge ateganyiriza ejo muri Yesu, kuko Yesu niwe muyobozi w'ibihe. Ubwo turi kumwe n'umuyobozi w'ibihe nta bwoba, ariko nimwiya mu muyobozi w'ibihe bizabataganga. Nkaho yafashe mituweli umugore wanjye nashatse amfata amaboko, do bangira gerera so, aya ni amanyu, ibi byose mureba ni amenyo, mwebwe murayazi mugashaka guhora mureba bibi. Agira cy'abayobozi bawe, aya ni amenyo, aranja muri gare, mushumba mwiza, umuyobozi wanjye do angira ngoma yakunda andafite uburakari bushiya n'ibintu byinshi, andari bakunda n'imyenda yose uko yakabaye, imyenda ayikuramo no muri gare ayitaho ngaho agenda uko yakora. Imana ibintu mwigize by'ubutesi, ntabwo Imana yambabaza. Ibintu mwigize by'amahoro abantu babahaye atazasohora, uhawe umugisha, uhawe ihumure, urakingi ndugu yabo acabariza. Simvuze ko Imana idatanga umugisha, irawutanga, nanjye ndawufite, unyegenza nabikubwira nawe, ariko muri Kristo habamo n'imibabaro. Mugora n'imyenda yita muri gare, ayitaye muri gare, n'abahungu bajya baguhamagara ntihagire igisengekaro. Undebe ukuntu abantu inzara yabavugishije amagambo, umuntu agusanga mu modoka akakubwira Butare Gikongoro cyangwa Umutara Nyagatare. Undebe izi nzira zizahurira hehe? Kubera inzara arashakisha ahantu hose ku buryo bwa ruguru, ariko twebwe ntidufite inzira zo kubwira abantu ngo Butare Gikongoro uragenda, narangiza kohereza icyago batari bugiye. Twebwe turimo turabwira abantu mu nzira y'umusaraba nibwo bugingo, kandi abamwemereye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kristo abamwemereye mwese ubuzima bwiwe, ariko mu mwaka bazapfa bapfa. Mushu abantu bantuye urugo Nyabugogo, bya bihungurira biti bizi kuzomera biti yobo, ati dore umugabo yimye umugore rasiyo, ati none umugore amufatiye muri gare. Turashoje, turabashimiye n'ukuri mwakoze, Imana y'umugisha. Reka nsabe umushumba Itorero ry'Akarere azi hano, ijambo rivuga imirimo isigaye yo gusengera amaturo. Haleluya. Mureke tugeze Imana icyubahiro abanyamuryango. Kandi turakomeza kubana nawe. Turagira ngo mushimire umwigisha wacu, turacyari kumwe nawe, ejo arahari, ndetse mwamunezerewe. Imana ibamugisha byinshi, adugisha twinshi. Ijambo ry'Imana twumvise uyu munsi, ejo rizaba ryarushijeho. Indirimbo twumvise uyu munsi, ejo zizaba zarushijeho. Hari n'amakorali yanyu aziyongeramo. Turabashimiye kandi dushimiye umuyobozi wayoboye, dushimiye Imana kuburyo yakoze byose mu by'Imana. Mutwemere umunsi w'ejo, ubundi mu gutangira saa 11, uzazana abake azazane bangahe? Uzazana abake azazane babiri byose. Urusengero ntabwo rwari rwuzura na cyane. Uzazana abake azazane babiri.
murakoze